Janja abakristo ba paruwasi ya Janja muri aho amahoro neza kuzwe iteka ryose Bubiro nziza kuri twese hamwe narimba kumbuye nyuma igihe kitari gitoya kubona agarutse hano biranshimishije cyane kandi nkaba tuje tutya n'aba bavandimwe Nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Rolimani umubyeyi wacu Nyiricyubahiro Musenyeri Severien Nzakamwita umushumba wa Diocese ya Byumba uri mu kiruhuko Nyakubahwa Musenyeri Gisonga cy'umwepiskopi wa Diocese yacu Nyakubahwa Padiri mukuru Banyakubahwa Padiri bashya abadiyakoni bashya abasaserdoti bihaye Imana Nyakubahwa muyobozi w'akarere wungirije Banyakubahwa honorable intumwa za rubanda bayobozi mwese mugize inzego za gisivile ingabo na polisi babyeyi mwese by'umwihariko babyeyi b'abapadiri bashya n'imiryango migari yanyu yose bwana muyobozi wungirije namwe mwese mugize inama nkuru ya paruwasi ya Janja Banyagako bavandimwe bo kuri Muzo ndetse ni Musanze inshuti mwese za hafi namwe mwese mwaturutse kure bakristo bavandimwe mwese dukunda kuri uyu munsi udasanzwe hano muri paruwasi ya Janja twateranye ni umunsi uhimbaje ni umunsi w'ibyishimo mu muryango w'Imana turanezerewe cyane mu byishimo twizihiza umunsi w'ingenzi mu muryango w'Imana muri diocese yacu umunsi w'ubusaserdoti yubile y'ubusaserdoti imyaka 25 y'ubusaserdoti bw'abavandimwe bacu abapadiri twumvise bagere kuri 7 by'umwihariko abo duhagararanye ahangaha muratubona Padiri Kasiyani muri Ndahabi Padiri Hagenimana Fabiani nanjye mubona n'umutima wuzuye ugushimira ndavuga uyu munsi mu izina ryabo bavandimwe nkunda kandi dusangiye urugendo imbere yanyu nyiricyubahiro Musenyeri mubyeyi wacu imyaka 25 y'ubutumwa bw'ubusaserdoti igaragaza urugendo rwaranzwe no kwitanga kwizera no gukunda Nyagasani Yezu wadutoye akadutuma ariko namwe mwese abepiskopi uko mwaduhamagaye ngo tubabere abafasha namwe mwese bakristo Nyagasani yadutumyeho umuryango w'Imana uraho wose twanyuze aho Kiliziya yagiye idutuma buri munsi w'iki cya kane cy'ikinyejana wabaye igikorwa cyo kwemera ikimenyetso cy'impuhwe ndetse n'igisubizo cyo kwitanga ku muhamagaro Nyagasani yagejeje kuri buri wese muri twe uko yaduhamagaye iyi myaka 25 yabaye myiza twayigiriyemo ibihe byiza by'imigisha kandi by'ingenzi misa n'imbaga y'abakristo babukereye bamwe ndetse batemye majoro misa zateguranye ubwitange amasakaramentu yateguwe neza liturujia zinoze n'abakristo bafite inyota y'Imana basonza impuhwe n'imbabazi by'Imana abakristo urubyiruko bifuza gutangira umubano wabo imbere y'Imana bashinga ingo abandi biheje ku meza matagatifu bakaganduka hamwe ndetse no guherekeza abakristo mu buzima bwabo bwa roho mu bwiyoroshye no kwicisha bugufi
guherekeza abashaka kujijuka mu bwenge mu mashuri aho twatumwe hose. Umurimo wacu iyo dusubiza amaso inyuma muri iyi myaka 25 wabaye ubuhamya bw'ukuri bw'urukundo rw'Imana mu bayo, byose twabiboneyemo umugisha. Niyo mpamvu twese uko mutubona tubararitse ngo mudufashe muduteze amashyi tubishimire Imana yo gahora isingizwa. Umwanya nk'uyu ntidushobora kwibagirwa ababyeyi bacu baduhaye ubutumwa muri iyi myaka 25 yose. Muri cyubahiro Musenyeri Vincent Harorimana, Musenyeri mubyeyi wacu, ubuyobozi n'ubushishozi byanyu kandi mwita kuri buri wese, hamwe no guhora mufasha buri wese, mumugira inama, mutera inkunga buri wese, byabaye urufatiro muri ubu butumwa, muri uyu murimo wacu wa gisaserdoti. Inkunga yanyu ndetse n'ubuyobozi bwiza byagize uruhare runini mu rugendo rwacu rwa gisaserdoti. Ntidushobora kubyibagirwa, kandi ku munsi nk'uyu turabashimiye cyane. Kubashimira ariko neza, dutekereza ko ari ukumvira dutumika bwangu, uko twabisezeranye hashize imyaka 25. Ntabwo byatugoye cyangwa twinube. Rero ni yubire mwaduteguriye, twongeye kuvugura ya masezerano yose twagize kera, turiteguye gutumika kandi twumvira. Tuzahora dushimira abayobozi ba Kiliziya batwakiriye, twanyuze mu biganza. Turazirikana cyane umubyeyi turi kumwe, Musenyeri Serviliyani Nzakamwita, umushumba wa Diocese ya Byumba uri mu kiruhuko, watubereye umubyeyi, utubera umurezi n'umuyobozi mu seminari nto ku Rwesero, waje n'uyu munsi kudushigikira. Turazirikana ku munsi nk'uyu n'ababyeyi batwibarutse, ntituzibagirwa na rimwe ineza yanyu. Abavandimwe bacu, abakristo baraho twahawe ubutumwa, aho twanyuze hose, n'abandi bose badushigikiye n'isengesho ndetse n'ubu bakaba bakidusabira, mwese turabazirikana cyane. Abasaserdoti twafatanyije ubutumwa ndetse tukaba tunagikomezanya urugendo kugeza uyu munsi. Ubuvandimwe dusangiye mu muryango wacu bwatumye ubutumwa twahawe, ubutumwa bwacu bworoha. Dukomeze koko tube umwe, kuko ubumwe bwacu budufitiye akamaro bukagerera na Kiliziya yacu. Turashimira byimazeyo buri wese twahuye mu butumwa bwacu. Inkunga yanyu itajegajega, amasengesho yanyu ataretse, no kugira uruhare rugaragara mu buzima bw'aho twatumwe hose, mu maparuwase, mu mashuri n'ahandi, byaduteye ihumure, imbaraga n'ubutwari. Niyo mpamvu tugitwaza, tugikunze umuhamagaro wacu. Mwabaye afatanyabutumwa b'ingenzi mu nshingano zacu, kandi udahemuka bwanyu kuri Kiliziya, urukundo mwikunda byaradukungahaje kandi bikomeza gutunga umuhamagaro wacu. None kugeza ubu turacishimiye ubusaserdoti. Nibyo koko nyiricyubahiro Musenyeri, mu gihe twizihiza yubire y'ubusaserdoti bwacu ndetse na yubire nzimpurirane, uyu munsi turazirikana ubusaserdoti bwa Kristo Umukiza wacu, no gukomeza abavandimwe Nyagasani dutumaho umuryango wacu Kiliziya mu kwemera no mu kwizera. Turifuza ko iyi yubire tubera twese akanya ko kuzirikana ineza n'impuhwe by'Imana, gushimira no kongera kureba no kwita ku nshingano zacu twiyemeje twasezeraniye Imana. Namwe bavandimwe dukunda, basaserdoti bashya, ndetse namwe abadiyakoni, muduteye ishema muri iyi yubire. Turabishimiye cyane, muduteye ineza, muradukomeje cyane,
muduteye ukwizera no kwizihiza iyubile. Turabashimiye byimazeyo mwakiranye ubutwari n'ubwiyoroshe umuhamagaro wa Nyagasani, mwemereye umuhamagaro mwiyemeje gukorera Kiliziya muri diyoseze yacu n'umutima wuzuye urukundo n'ubwitange. Muhamagarire rero kuba abahuza b'abantu n'Imana mu miyoboro y'ingabire zayo, ubuntu n'impuhwe byayo, n'abahamya bazima ba Kristo muri twe. Umutumwa bwanyu bavandimwe mufite inshingano, hari aho bizaba ngombwa gutwaza, gukenyera mugakomeza, ariko harimo imigisha myinshi itagira urugero. Twe tubibereye abahamya. Nk'abapadiri muzagira umunezero wo kwizihiza amasakaramentu, kunga abantu hagati yabo ndetse no kubunga n'Imana. Muzamaze inkuru nziza mushishikaye. Nk'abadiyakoni muzaba intumwa z'urukundo, ubutabera, ubumwe n'ubuvandimwe mu muryango w'Imana Kiliziya. Turabibahamirije kuko tubimazemo imyaka mu butumwa bwiza kandi buhimbaje. Ntimuzigere mwibagirwa uko ubutumwa bwanyu bushingiye ku rukundo rwa Kristo no kwitanga mutizigamye, mwitangira abavandimwe. Inzira iragorana rimwe na rimwe, ariko muhumure, muzashyigikirwa n'amasengesho y'Abakristo, kandi ikiruta byose ni uko ingabire y'Imana yo yabitoreye ikanabaherekeza kugeza uyu munsi izakomeza intambwe zanyu zose. Twemeje kubaba hafi nk'abakuru banyu ndetse n'ababyeyi, kubatera inkunga no gukomezanya namwe urugendo rwo kwitagatifuza. Kuri uyu munsi w'umugisha dushimiye Imana iduhaye abavandimwe bashya, ngo batuyobore kuri yo, badukomeze mu kwemera, mu kwizera n'urukundo. Ubutumwa bwanyu uzahora ari isoko y'ibyishimo, amahoro, ubuvandimwe n'ihumure ku bantu bose Nyagasani azabatumaho. Turashimira mu gusoza buri wese muri mwe kuba mwitabiye uyu munsi, ko muteraniye hano, abawugizemo uruhare. Isengesho ryanyu mutuvugira kandi tunagikeneye, nuko kandi mukomeza gushyigikira abapadiri n'abandi bari muri inzira. Nyagasani abaduhere mwese umugisha, kandi dukomeze urugendo rwacu turi kumwe mu kwizera gushya, urukundo rwimbitse ndetse no mu bufatanye. Murakoze mwese. Imana ihore ibaduhera umugisha mwese, yubire nziza.